Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri, ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije. Tourism, Research and Conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo, cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose, hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 57 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. Bakunzi ba KOP, bakunzi ba Karegeya Omar Pano, twongeye kubasuhuza. Aha duhagaze ni mu kagari ka Masangano mu murenge wa Busoro mu karere ka Nyanza. Ku mayaga ni ku mahoro. Ku mayaga ni ku mahoro. Aya ni amayaga dusuhuza abanyamayaga benshi barabizi ko turi inshuti zakadasohoka benshi abo nabwiye ko ndi buhagere, abo abatansubije n'abansubije, ari abamugina, bantongwe, abamuyira na ntyazo hose nabasuje. Uyu munsi niriwe mu mayaga nubwo nanyuze Bugesera, Kibugabuga na Ngeruka, Ruhuha na Ngenda, aho hose twagiye dusuhuza abantu baho nkuko mubibona ari amashyamba meza cyane. Ariko igikomeye cyane nuko hari umuhanda mwiza cyane. Abantu bazakurikirana amagare kuwa gatandatu bashobora kuzabona abasiganwa ku magare muri uno muhanda ukiri mushyashya. Umuhanda wari umaze igihe uri mu nzozi z'abanyamayaga n'abanyabugesera n'abanyagisaka. Umuhanda uturuka Ingoma ukambukiranya akarere ka Bugesera, ukambukiranya akarere ka Nyanza. Uwo rero niwo twagenze kuva mu gitondo bugicya, tugenda ayo mashyamba yose ya Bugesera, twambuka Rwa Busoro. Ubu turi mu murenge wa Busoro dusuhuza n'abagitifu benshi bo mu majyepfo. Tuzi neza ko ari inshuti zacu, inshuti duhereye ku wa Busoro tukakugeza wa Kibirizi n'abahandi, bose ni inshuti. Rero amayaga twayatembereye bihagije, nubwo ubu ngubu bigaragara ko nta mwero uhari, amakawa amwe ari gucika, ariko turabona imirima y'inyanya, twagiye tubona aho banitse ibigori, abandi umuceri nawo uri hafi gusarurwa. Benshi uko twagiye tuganira bagiye batubwira uko ubuzima bwa hano ku mayaga buhagaze. So impamvu mbivuga nuko n'ubwa mbere rwose mfashe umwanya munini muri aka gace. Ubundi nahanyuraga nihitira mwanya mutoya, ariko ubu noneho nicaje amatako yombi. Uyu murenge wa Busoro turimo wo usa naho wihariye kubera ko wambukiranya amaperefegitura. Ufite utugari twahoze muri Butare, muri komine Muyira, ukagira n'utugari twahoze muri Gitarama, muri komine Ntongwe. Urumva ko nabyo n'ubundi budasa bw'amayaga, kuko umurenge umwe uhuriyemo na perefegitura ebyiri, bivuze ngo ni abantu bafite imico imwe. Kuwa gatandatu rero wa muhanda, ikimenyetso cy'uko wa muhanda wabonetse, umuhanda wari umaze igihe mu mitekerereze ya benshi, ugomba guturuka Ikibungo ugahinguka i Nyanza, waruzuye. Uturimo dusigaye ni dukeya cyane, ariko kuwa gatandatu
ba bantu basorina amagare bazahanyura, bivuze ngo umuhanda uzaba ari muzima. Twahanyuze nk'uko mwabonye, nko mubona Bugesera, amashyamba ya Bugesera, imirima y'ibigori, amafamu, aho twanyuze hose, ariko intego n'ubusanzwe yari kujya tugiye muri Huye, mu karere ka Huye, ku rukiko rwisumbuye rwa Huye, ahaburanishwaga gitifu w'umurenge wa Mugombwa ushinjwa kwakira ruswa y'amafaranga 300,000. Twageze mu rukiko nk'uko bisanzwe, umushinjacyaha arasobanura, abunganizi, nyir'ubwite arasobanura, ariko ndihuta ngana ku mwanzuro w'urukiko nuko iburanisha rizongera rikaba ku itariki 10 z'ukwa gatatu. Hanyuma muri iryo buranisha hakazazamo abatangabuhamya bamwe bumviswe n'ubushinjacyaha, ariko butigeze buzana ibyo bavuganye. Hakaba hateganyijwe ko ku itariki ya 10 abatangabuhamya babiri ari uwanyujijweho amafaranga n'uwari n'ushinzwe ubutaka wagombaga kumenya iby'imyubakire, abo bazaza live, bazaza mu rukiko imbona nkubone, umucamanza babaze, n'ushinjwa babaze, hanyuma noneho nyuma yaho nibwo urukiko ruzabasha. Icyo ni gishyashya cyane, kubera ko ni gake cyane mu nkiko zo mu Rwanda no muri bino bihugu ubona umutangabuhamya aza indirect. Bikunze kugaragara ko kenshi bavuga ngo yavuze atya, ariko byose biba bifitemo inyungu cyangwa se n'ibihombo, avantage na inconvenient, kubera ko wa muntu ashobora guhimbirwa inyandiko, cyane cyane ko nta kopi atahana, ashobora kongererwamo ibyo atavuze, ashobora gukurirwamo ibyo yavuze. So ni ngombwa ko aho bishoboka abacamanza benshi bakabaye bavuga ngo uyu muntu wavuze ibi, niba akiriho, niba ari muri kano karere, niba ari muri no ntara, niba ari muri kino gihugu, yaje tukamureba. Ntabwo byakagombye kuba option ya nyuma, byakabaye ko umuntu wese watanze ubuhamya bukandikwa mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha, igihe cyo kuburana, niba uwo muntu ahari abasha kugenda atafite ubumuga, yakabaye ahagera akongera akabisubiramo, ntacyo biba bitwaye. Dukunda kubibona mu manza za jenoside zibera hanze mu Bubiligi no mu Bufaransa, aho baba bashaka ngo uwo muntu bamurebe, banarebe ubuhamya yatanze, bamubwire ngo ese ibi wavuze byari bimeze bite, akabishimangira cyangwa akivuguruza. Atanakwivuguruza, n'ushinjwa nawe akagira bimwe mu byo amubaza. Ibyo rero nibyo byabaye muri uru rubanza rwa Bigwi Alain, wari gitifu w'umurenge wa Mugombwa mu karere ka Gisagara. Mu rubanza uyu munsi umucamanza yemeje ko ku itariki 10 hazaza abatangabuhamya barimo Batete Alphonsine wanyujijweho amafaranga, barimo na land manager w'umurenge wa Mugombwa ugomba kuzaza akavuga ubuhamya yatanze, busomwa mu nyandiko, buvugwa umushinjacyaha avuga ko yamuhaye, nubwo atabushyize, bavuga ko atabushyize muri dosiye cyangwa muri system. Icyo gihe rero noneho abo batangabuhamya bazaza babe live, tuve mu byo urukiko ruve mu byo kugendera ku byanditse, ariko hari n'abandi batanze ubuhamya bwanditse. Urukiko rwemeje abo babiri bonyine, nubwo abunganira uregwa bavugaga ko n'uwitwa na Etat Civil ushinzwe irangamimerere nawe yaba yaza n'undi, ariko bahitamo kuvuga ngo abo babiri bonyine nibo bagomba kuza mu rukiko bakabazwa n'umucamanza. Noneho ariko n'uregwa n'ukekwaho icyaha akaba yagira ibyo ababaza. So ni urubanza rero rwari rwitabiriwe n'abantu baringaniye, rufite byinshi birusasiye, rwitezweho n'ibindi byinshi. Ruswa y'300,000 kuri gitifu w'umurenge, ngo yayihawe na retired captain witwa Ntaganda Emmanuel. Harimo ibintu byinshi, ibisobanutse n'ibidasobanutse. Noneho wajya no mu yandi mateka ya hafi y'ubuzima bwa gitifu Bigwi Alain n'abo bakorana,
akumva ko hari igihe yigeze kuba yaterwa mu nzu yabagamo, ariko yaratashye asanga inzu bayibomoye, plafo bayangije, ku buryo n'ubu bavuga ko yaba ariko ikimeze. Hanyuma ukongera ukareba uburyo iyi dosiye yanyujijwemo, aho yafatiwe, aho yafungiwe, uko yafunzwe, byinshi ukumva harimo ibintu byinshi abantu bakagombye kumenya mu mikorere no mu mikoranire ya systeme judiciaire y'u Rwanda. So ku itariki 10 rero nyuma yaho nibwo tuzatangaza ibintu bifatika, tumaze no kumva abo bantu babiri batubijwe n'umucamanza, ariko noneho tuzashyira ku munzani tuvuge ngo ese koko bisanzwe bigenda gutya, ese koko birasanzwe ko gitifu arya ruswa y'ibihumbi 300, ese koko birasanzwe ko ruswa yaririwe mu karere ka Gisagara igenzwa na Kigali cyangwa ahandi. Byinshi abantu bagomba kuzageraho bagasobanukirwa, cyangwa se bakibaza bagashaka ibisubizo, ariko byanze bikunze hari byinshi, hari amakuru mashyashya azagaragaramo mu mikorere, mu mikoranire no mu myitwarire ya bamwe mu bakozi navuga mu nzego z'ibanze bakunda kuvugamo abantu kugirana amashyari, abantu kuvuga kana kateye imbere, yagize atya, yaguze imodoka runaka, yubatse inzu runaka, umugore warakora iki, abana barigaha, ibyo bintu byose ese bizagenda bite? Abagitifu benshi dukunda guhura mbagirira impuhwe pe, nkababwira ni vraiment muragerageza mugatwaza, kubera ko malgré akazi kenshi kavunanye baba bafite, malgré kumanaginga ibibazo by'abaturage, nk'ubu hari uwo nsanze arimo agabanya amasambu umuryango wamaze kubona gatanya, kuba muri ibyo umanaginga ibyo byose, hanyuma hakabamo no kumanaginga environnement igukikije, abo mukorana, abo ukorera, abo mukorana, abagukuriye, abo ukuriye n'abagenerwa bikorwa. Ni ibintu bitoroshye, sinzi hari abajyaga avuga ko ngo ari ba multiprise, ugasanga urakora muri domaine zose, kugira ngo byagorana kugira ngo uzagire ubwo uzaneze abo bose umwaka umwe, 2, 3, 4, 5 kudo chapeau kubonzi bamazemo imyaka igera muri 10-15, abatangiranye na 2006 bagihari nubwo ari bakeya, ahubwo bamaze imyaka 19, bari hafi kuzuza 20, hari n'abagiye bajyamo urengeje 5 wese aba yagerageje rwose, kuko ibibazo birimo ni byinshi. Kandi noneho iyo ukoze statistique usanga bamwe bagiye bavamo babanza gufungwa, nubwo nta wakatiwe imyaka myinshi, ari ufunga umwaka umwe, ufunga 2, bamwe barazira. Hari abagiye bazira ngo bishyize ku rutonde rw'abahabwa VUP, abandi ngo batanze gira inka nabi, abandi ngo bishize ngo bahimbye amatsinda y'abaringa, abandi ngo bariye ruswa mu myubakire, abandi ngo bafasha abana ku ngufu, nabo gusabirwa nkurikije uturere twishi, ubwo mvuze ingero zinyuranye. N'ubu hari abafunzwe, ngira ngo muri Kirehe Gahara arafunzwe, abandi bagiye bavaho mu tuntu nk'utwo za Muhima zaki, ubona nakazi bigoye gukorera, kuko bavuga ngo ukora atya azagera aha, ukora atya azagera aha, ku buryo ubona abantu bashobora kuba bakora kimwe, ariko wajya kureba ugasanga uwakoraga neza kurusha abandi niwe uhuye n'ibibazo, utakoraga wagendaga agenda ku magi, niwe utagize icyo yica, utagize n'icyo akijije, naho ugasanga niwe umaze mu nshingano igihe kirekire. So ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo si urubanza rwa mbere rwa gitifu w'umurenge naba ngiyemo, si narwo rwa nyuma, ariko uru rwa gitifu wa Mugombwa wabonaga ko harimo byinshi ibivugwa n'ibikeya, ariko tuzagira dusesengure ngo ni bande babifitemo uruhare, abatangabuhamya, ukuri mu buhamya buri gutangwa, ese ibishoboka ni gute kuvuga ngo umuntu yohereje undi amafaranga kuri kode yitwa ngo ni payment. Hari byinshi abantu bagomba kuzagira bakajya bagira akanya ko kugira ngo babisesengure. Ndabizi neza ko bidashimisha inzego ko abantu bavuga ku rubanza rukiri en cours, ariko ngiye nkurikije niba bizashoboka, ngiye nkurikije amabanga ibintu bivugirwa mu rukiko,
nkurikije imikorere tumaze iminsi dukunda kubona, byakabaye byiza rwose ko urubanza rukurikiranwa n'itangazamakuru, rigatangaza, rikaba hafi, n'utaje mu rukiko akamenya ngo havuzwe iki, none akaba yavuga ati niba bimeze gutyo biragana, niba bimeze gutya biragana. So niyo mpamvu rero tuba tugomba kuba mu manza nk'izi, ariko n'abandi baba bumva baba bafite uruhare rwiza cyangwa rubi muri ibyo bintu, cyane cyane abafite uruhare rubi nabo bakabaye bakavanamo isomo, bakabasha kwikosora. Kuko uru rubanza turi kuvuga bivuga ko uyu Bigwire yabanje gupangwa kuzaburana muri 2029 kandi afunzwe. Ubwo yagomba kuzamara imyaka 5 afunzwe, yaba umwere yahamywa n'icyaha agakatirwa igifungo cy'umwaka umwe. Ubwo hari kuzaba hari mine y'impfabusa. Dushime abamwunganira n'abandi bagize uruhare kugira ngo babyigize imbere, kuko ukuburana ufunze ni ibintu tuzajya tubisobanura buke buke, ariko umuntu ufunze ntago yakabaye ari we wo kwigirizwa inyuma itariki yo kuburana. Wenda ababurana bataha bari libre, bo niyo wamuha imyaka 5 cyangwa 6 n'imbeshyere, nabyo ubutabera buba butinze, kandi ubutabera butinze ntabwo aba ari bwo, ariko witwa ko afunzwe we rwose byakabaye bidashobora kurenza amezi 6. Mwakoze rero cyane, abanyamayaga turabakunda, murabizi. Ababizi n'abatabizi mubimenye, abanyamayaga turabakunda. Benshi harabumba mvuga nakabaye, ariko reka mvuge nka Bonome we ni umusitari, nta mpamvu yo kumuhisha. Kandi ikindi igihango mfitanye n'abanyamayaga murakizi. Donc dufitanye igihango, ubu noneho umuhanda wabaye muzima, ntabwo zongera kurenza ukwezi ntataramiye ku mayaga. Nabonye akabari kitwa Amayaga Bar, mbona n'akandi kwa Peter haruguru y'umuhanda munsi y'umure nabonye akitwa Facebook munsi y'umurenge wa Busoro. Ni munsi ya centre de santé munsi. Ni ukuvuga ko habaye nyabagendwa sasa, ntabwo tuzongera kurenza ukwezi tudataramiye ku mayaga, ndabibijeje. Mwakoze cyane.
Ai, 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 ai. Ai, 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 ai.
umunsi n'uyu